mbabwire mwa bakristo mwe, umuntu yaba paralize akaba bahagaze imbere atabasha. Murabona hari umuntu wanzanye, nyamara akaguru kanye ntago gakora pe. Ntago gakora. None se ubu nagenda kilometero namani yarazwari bugere imbere ya Elisa, mbega akamureba no mu maso. Nagira ngo mbabwire ngo Imana yacu iratangaje. Reka Imana yacu iteye ubwo, nta muntu wapfa kwibona uko abonye. Reka Elisa aravuga ati mumubwire agende muri Yorodani yibiremo 7. Mana we, ega ikigeragezo. Imana igitugerageza rero kugira ngo irebe urukundo tugira gute tuyikunda. None baravuga ngo ibiramo 7 atera ku iwacu yabagamo inzuzi nziza zari kunyiza. None dore barabwiye ngo ninze muri biriya biziba byabo. Abagaragu be baramwongorera bati nyakubahwa yakubwira n'ibindi birengeje ibyo ngibyo ntabwo ari kubikora. Arangije Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. muri Yesu harimo imbaraga zibohora umuntu waruboshye, zikaruhura uwarurushye, zigakiza uburwayi bwananiye abaganga, kandi izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Imana yarakoze rero kunzana mu rusengero. Umugambi wayo urakomeje kungirira neza, komeje kundinana n'umuryango wanjye, mutwari wanjye n'abana banjye bari amahoro. Turashima Yesu kubw'ubuntu bwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Ari indirimbo Imana yamaye, ndabanza nyibabwire gusa amagambo. Ubwo umuntu wese arayi 26 iravuga ngo misemo, iravuze ngo dukomeze gutambuka kuko Satani arindira kutubona tunanirwa ngo atwicire umumaro pe. Rufu riravuga ngo misemo guhora nkizwa nkashingwa mu gakiza ke, sinzava hehe mu gakiza ke. Noneho aravuga ngo igitero cya 2, bahungu namwe bakobwa mukijijwe n'amaraso, nimumfashe nimufasha abananiwe bavuye ku musaraba. Cya 3 kiravuga ngo abagabo namwe bagore muze dukizwe ibya hehe ibyo mu ngo, kuko ibigusha birimo bitubuza kujya hehe kujya imbere. Reka dusome icya 9 kiravuze ngo namwe abakunda Siyoni mureke idini igire gute ikayutse, nta nicyo yabamarira, ikunda gushimwa gusa. Mujyane muyisome, nanze kubivuga ibintu bitero byose, harimo iby'abanamana ukuntu bashimye. N'umwuka wera wayinzaniye. Emmanuel si wowe nahoze nyibaza ahantu yanditse. Umwuka wera abasobanurire ibyo ashaka kubwira amatorero, kugira ngo mugende muri ino ndirimbo nusanga igutsinda ufata icyemezo cyo kugira gahunda muri no mwaka wa 2024 tugiye kwinjiramo, kugira ngo udakunda kuba mu idini kandi ukayutse, Imana itugirire neza. Reka dusome amagambo y'Imana, na magambo akomeye ashaka ko Imana tugira ibintu byo guhitamo neza, kandi ino minsi ni iminsi yo kugira ngo abantu duhitemo ibintu bidukwiriye, kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kutwegera. Tuba turimo kwibukiranya kuko urugendo dufite ni rurerure, ntago tuzigiye ruzarangirira, ariko nubwo rutararangira duhore twibuka yuko dukwiye guhitamo neza kugira ngo tuzagereyo amahoro. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ubuhanuzi bw'umuhanuzi Yesaya ibice 55 na magambo muhamuzi cyane. Umurongo n'uwa 6, niturangiza turasoma n'ibice 35 umurongo wa 8. Ibindi turagenda tubiganira nkuko muka atubashishije mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo ibice 55 umurongo, reka duhere ku wa 3 kugira ngo mubyumve neza. Aravuze ngo nimutega amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bugire gute bubone kubaho, nanjye nzasezerana isezerano rihoraho niryo mbabazi zidahwema Dawidi yagize gute yasezeranijwe.
dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Umurongo wa gatanu waravuze ngo dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi. Reka dusubiremo. Dore nzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi, rizakwirukaho kubw'Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwera wa Isirayeli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. Umurongo wa gatandatu waravuze ngo nimushaka Uwiteka igishoboka ko agize gute abonwa, nimumwambaze akiri bugufi, ukiranirwa areke ibyo yibwira, umunyabyaha areke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka, agarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Erega nzi ibyo nibwira, kandi n'inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo mwibwira bisumba ibyo mwibwira. Imana itugirire neza. Ibice 35 ego umurongo wa 8 aravuze ngo Yesaya ibice 35 umurongo wa 8 ni page 686. Umurongo wa 8 mu bice 35 bya Yesaya aravuze ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba, nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizagira gute ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe bazayinyuramo. Abacunguwe nibo bazayinyuramo, abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba. Ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Imana iduhe umugisha. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana itugirire neza. Nje kubabwira inzira y'abacunguwe kugira ngo duhitemo neza iyi nzira. Hariho inzira nyinshi abantu bagenda bacamo, ariko Yesu aratubwira ngo niwe nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo, nawe uzajya kwa data atamujyanye, niko Yohana yabivuze mu bice 14. Naje kubabwira rero ngo abakristo twiyemeje kuba mu rusengero tugiremo amahitamo meza yo guhitamo Yesu, kuko niwe nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo, kandi nawe uzajya kwa data atamujyanye. Inzira ni nyinshi abantu bajya bacamo. Iyo usomye muri Matayo ibice 7 umurongo wa 13 akubwira inzira. Hariho amarembo abiri abantu bajya bacamo, harimo irembo rifunganye, hakabamo n'irembo rigari. Bibiliya ivuga iki kuri aya magambo? Iravuga ngo irembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka, abayinyuramo ni bangahe? Ni benshi. Imana itugirire neza. Ariko ngo inzira ifunganye ijyana mu bugingo, kandi abayinyuramo ni bangahe? Ni bakeya. Murumva rero inzira ijya mu ijuru ntabwo ari abantu bose, ni abantu batoranijwe n'Imana. Haleluya. Uyu munsi Imana igutoranyirize kongera kunyura muri ino nzira ubundi bushya. Amen. Imana itugirire neza. Twavuze ku nzira y'abantu bagize gute bacunguwe. Bibiliya ivuga kuri aya magambo ukuntu abantu bacunguwe bazanyura muri iyi nzira, nubwo baba batarize, nubwo baba nta kintu bafite, iyi nzira bazagira gute bazayinyuramo. Kuko ngo ni inzira yaharuwe kera, twebwe tutarabaho, umwami wacu niwe wagize gute wayiharuye, kugira ngo
tubashe kuyicamo. Imana itugenderere, Imana idutabare. Amen. Hari umugabo wigeze wumva amakuru ya Yesu. Iyo usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ni amagambo twese tuba tuziranyeho, tuba turimo kwibukiranya gusa kugira ngo urugendo turukomeze neza. Iyo usomye ibice 19 uhere ku murongo wa mbere, akubwira inkuru z'umugabo bitaga Lazaro. Yigeze yumva amakuru ya Yesu, bavuga ngo yavuye i Yeriko, ngo ari mu nzira, ngo arangije, ngo ayo makuru ngo ayumva neza. Aravuga ngo ngiye ko ndi mugufi, ngo buno uwo mwami Yesu namureba gute? Aravuga ngo nubwo ndi mugufi nkaba ndi n'umunyabyaha, ngo ariko ngo reka nigire imbere. Bene data, mureke twigire imbere, dushake Yesu neza. Azagira gute? Azatwiyereka. Imana iduha umugisha. Ngo Zakayo ngo arihuta yigira imbere ho gatoya, ngo arangiza abona igiti cy'umuvumu, atera intambwe agira gute? Arurira. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Naje kubabwira ngo umuntu ahantu yarahagaze muri uno mwaka, uyu mwaka tugiye kuzamo imbere, ahave yigira imbere ho gatoya, asingire Kristo kuruta uko yari amufite. Imana iturengere. Aleluya. Zakayo rero arangize ngo aya makuru ya Yesu amaze kuyamenya yuriye igiti cy'umuvumu. Nagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu amaze kuva ahantu yarari agashaka Yesu, Yesu agira gute? Aramwiyereka. Naje kubabwira ngo rero mureke tugire amahitamo meza. Yesu azagira gute? Azatwiyereka muri ino nzira ducamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Zakayo ahitamo neza, ajya kureba nde? Ajya kureba Yesu. Arangije Yesu amenya ko Zakayo ari kugira gute? Ari kumushaka. Arangije avuga ngo reka nze nje kureba Zakayo urimo kundeba. Imana iduhana umugisha. Yesu ngo ageze aho kuri cya giti cy'umuvumu, ngo arararama, aramagara ati Zakayo we uhuruka, uyu munsi ndi burare iwawe. Imana iduha umugisha. Amen. Guhitamo neza bizana umugisha. Bene data, mureke duhitemo neza. Iyo usemo neza ubona ubugingo, iyo usemo neza ubona amahoro. Umuririmbyi w'Ikorasi yaririmbye ngo kubona Yesu ni iby'igiciro, kutamubona n'iki? Ni iby'igihombo. Ngo ngewe nahisemo kuba uwande, kuba uwa Yesu. Ntabwo nzasubira hehe? Nzasubira inyuma. Torero mureke twe gusubira inyuma, duhitemo Yesu, kubera ko Yesu ni byose kugize gute? Kumufite. Imana iduha umugisha. Ibi byose turimo gushaka, ibi byose turimo guhirimbanira, mureke tubizanemo Yesu, nabyivangamo neza. Haleluya. Ibintu bizagira gute? Bizagenda neza. Haleluya. Amen. Imana iduha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Umugabo witwa Naamani arangije ngo nawe ahitamo neza, yumva inkuru z'Abayisiraheli kuntu bafite Imana. Arangije guhitamo neza ngo ajya mu Isiraheli. Aravuga ngo iyi Mana ya Isiraheli numvise mbwiwe n'umuja, reka njye kuyireba. Bene data, twaje kureba Yesu, kandi uno munsi turagira gute? Turamubona. Kuko Imana yacu uyu munsi biramenyekana ko ku Kacyiru hari iki? Hari Imana. Cyabitubwiye yabanje kudutwikira. Siko bimeze? Abari bafite ibintu by'imitwaro mwebwe mwari mutaraza, Imana yagize gute? Yaturuhuye. Nabaje nyuma Imana igiye gute? Ibaruhure, kuko bahisemo kuza imbere y'iki? Imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Aleluya, aleluya. Naamani yumva inkuru. Amaze kumva inkuru zo mu Isiraheli, arangije ngo aragenda ajya ibwami, abwira umwami w'Abayisiraheli. Arababwira ngo mwami, bakunyoherejeho kugira ngo munkize ibibembe. Umwami ati mwakomeze munyihenderezaho Abasiriya kugeza aho mumbwiye ngo nimbakize. Nje ntago nkiza, ariko ko ari kugira ngo mu Isiraheli bimenyekane ko hari iki? Harimo Imana. Elisa umugaragu w'Imana arabyumva, atuma umwami ati munyoherereze. Bene dareka mbabwira Imana idutumeho. Imana idutumeho, kandi nidutumeho biragira gute? Biramenyekana. Imana ishimwe cyane. Elisa atuma kuri Naamani, aramubwira ati ngwino. Reka mbabwira akantu gatangaje rero. Elisa yarazi ko Naamani yarazi ko ari bugere imbere ya Elisa, mbega akamubwira akanamureba no mu maso. Nagira ngo mbabwire ngo iyi Imana yacu iratangaje.
reka 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 reka, imana yacu iteye ubwoba, ntabwo wapfa kwibona uko abonye. Reka reka, Elisa aravuga ati mumubwire agende muri Yorodani yibiremo 7. Mana we, ega ikigeragezo. Imana igitugerageza rero kugira ngo irebe urukundo tugira gute tuyikunda. None baravuga ngo ibiramo 7, atera ku iwacu ntiyabagamo inzuzi nziza zari kunyiza. None dore barambwiye ngo ninze muri biriya biziba byabo. Abagaragu be baramwongorera bati nyakubahwa yakubwira n'ibindi birengeje ibyo ngibyo ntabwo ari kubikora. Arangije ngo yibiramo 1, yibiramo 2, 5 biragera, 6 ararambirwa. Aravuga ati ariko ubundi jewe nk'umuntu w'umuyobozi, umugabo w'ingabo komeye cyane, kubera iki ubungubu ibyo bibembe ko bitarimo gukirana? Nagira ngo mbabwire bene data, gushaka Imana ntabwo bayishaka rimwe. Umuririmbyi yavuze ngo misemo kugira gute guhoranyizwa. Nukizwa ku wa mbere ukabireka, nta kintu uzagira gute, ntacyo uzabona. Kwa Yesu bahora baza kugira ngo bagire icyo baronka. Haleluya, Imana ihimbazwe. Haleluya. Namana ati ko 6 kageze, batari ko nyakubahwa ashyiramo 7, atereka mve kujyamo. Nubwo yapfuye kujyamo, Bibiliya iravuga ngo avamo afite umubiri umeze nk'iki, nk'uruhinja. Bene data, naje kubabwira uno munsi mugira amahitamo meza abaganisha kuri Yesu. Nubwo mubona bidashoboka, nubwo mubona bitari kwemera, ariko bizagira gute, bizemera. Nubwo ubona byanze, bizagira gute, bizakunda. Imana ishimwe cyane. Bene data, nimuhitemo Yesu, nimuhitemo Yesu, mwemere gukizwa neza. Bindi mubiharire nde nyirabyo wabahamagaye, azabikora neza. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire mwa bakristo mwe, umuntu yaba paralize akaba bahagaze imbere atabasha. Murabona hari umuntu wanzanye, nyamara akaguru kanye ntabwo gakora pe. Ntabwo gakora. None se ubu nagenda kilometero ntabwo nayigenda. Byasaba kuba mfite umuntu andi bugufi kugira ngo ntaza kwikubita hasi. Urumva, mva hano nkaza mu rusengero nkongera nkajya iwacu, naho hantu njya mbega hano ubwo no gutega moto, cyangwa nagira ubuntu bw'Imana nkabona imodoka ikanjyana. Ariko ndi imbere yanyu kubera yuko iyo wibiyemo 7, ibintu byose bigira gute, birakunda. Kwa Yesu ibintu byose bigira gute, biremera. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana yagwa icyubahiro. Imana ishimwe. Batubanjirije bagize amahitamo meza kugira ngo babone Imana. Imana ishyirwe hejuru. Naje kubabwira ngo rero inzira y'abacunguwe irahari. Batubwiye ngo hano muri Yesaya 35 umurongo n'uwa 6 havuze ngo uwa 8 haravuga ngo abanduye imitima nibazagira gute, nibazayicamo, kuko ni abantu babandi bateguwe n'umwami. Bene data, mureke duhitemo neza. Guhitamo neza ni ugufata icyemezo ukareka ibyagutandukanyaga n'Imana, ugahitamo ibintu Imana igize gute, Imana ishaka. Uyu munsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12, mureke idosiye twari dufite imbere y'Imana ikurwaho, haza indi dosiye imeze gute, indi nshyashya, kugira ngo Imana itugirire neza. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Naje kubabaza ngo mbese mwahisemo neza muri uriya mwaka? Nta bintu mwagiye muvangavanga bigatuma Yesu abireba akavuga ati uriya namugirira neza? Ariko we mwabona umuntu utandaraje, umuntu utandaraje ubu yagenda neza? Hagize ikintu kiza nicyo mupasamo 2. Iyo udakijijwe neza ubu utandaraje, ubu uvuze ngo iby'isi ndabikunze, n'ibyo mu ijuru ngize gute, ndabikunze. Ariko naje kubabwira ngo mwe gutandaraza, mubumba amaguru, muhitemo neza, muhitemo Yesu, kuko Yesu ni uw'igiciro kandi arakomeye, agira neza, bugacya bukagira gute, bukira. Nta muntu wamukoreye ngo yikorere iki, amaboko. Bibiliya yarambwiye muri Zaburi haravuze ngo 125 umurongo wa 3 ndumva ariko handitse ngo siko bizaba ku bantu bamutegereza
nta muntu uzakorwa n'isoni ngo keretse abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu ngo abo ngabo nibo bazagira gute bazakorwa n'isoni. Mureke twikomeze ku Mana yacu kugira ngo tudakorwa n'isoni kandi Imana izadushyigikira. Haleluya. Misemo guhora nkizwa nkashingwa mu gakiza ke, sinzava hehe mu gakiza. Bene data, mureke duhitemo Yesu kuko kumubona ni iby'igiciro kandi kumubona ni ibintu byiza. Imana itubashishe rero kugira amahitamo meza, kubera yuko abahisemo babonye ubugingo. Umugaragu w'Imana Zakayo amaze guhitamo neza, yabaye umwana wa Aburahamu kubera guhitamo neza. Arangije afata n'icyemezo, aravuga ngo ngiye abantu nari narambuye n'ibyo nari naribye ndabisubiza kugira ngo amahitamo yanjye meza adapfa ubusa. Nagira ngo mbabwire rero, guhitamo Yesu, iyo uhisemo Yesu hari ibintu ugira gute ureka. Ibyakunezezaga, ibyagushimishaga, ibyo wabonaga washyize imbere, ibyo ngibyo urabireka ugatora nde? Ugatora Yesu. Uno munsi rero nabingingiraga muri Kristo Yesu kugira ngo mugire ibintu mureka byabanejeje, mwongere mugarure Yesu mu bugingo bwanyu. Imana iduhana umugisha. Mureke dusenge. Mureke dusenge. Ushobora kuba utarahisemo neza, ariko Imana irashaka ko uhitamo neza, kubera ko imbere yawe hari inzira ebyiri, hari y'ubugingo hakabaho n'inzira y'iki? Y'urupfu. Izi nzira rero tugomba kuzazinyuramo byanze bikunze. Niba tudahisemo neza Yesu, izi nzira hari abantu bazazicamo. Hari abazajya mu bugingo n'abazajya kurimbuka. Urahitamo kurimbuka cyangwa urahitamo ubugingo? Hitamo Yesu. Amen. Mwaguruke dusenge. Mwaguruke dusenge. Imana iduha imbaraga zo guhitamo neza. Ntabwo wabitamo, ushobora guhura n'ibintu bigatuma ubikunda cyane, amahitamo agapfa. Ariko Pawulo avuga amagambo akomeye, aravuga ngo shobozwa byose na Kristo ugira gute? Umpa imbaraga. Mwari reka dusenge. Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimiye kuko wabanye natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uratubwiye ngo hariho inzira nyabagendwa, iyo nzira niyo kwera no gukiranuka. Abantu banduye imitima ntago bazayicamo, ariko ngo abagenzi nabo baba ari abaswa ntibazayiyoba. Uwiteka we, turi imbere yawe muri uru rusengero rwo ku Kacyiru. Uduha imbaraga, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, abana batoya. Uduha imbaraga, uturinde kuyoba inzira, ahubwo tugushaka uko bukeye n'uko bwije. Dusabye imbaraga z'umwuka we zibe muri